washinyaguriwe ku musaraba, wa wundi wapfuye akazuka, aherutse bakundwa bene data mu izina rya Yesu Kristo turabasuhuza. Uyu munsi twongeye gushima Imana, twongeye kuvuga ubwiza bw'Imana kuba yongeye kutugirira ubuntu. Amen. Mpora mbivuga umunsi ku wundi ni ubuntu bukomeye kugira ngo Imana ikugirire ubuntu bwo kuganiriza ubwoko bwayo. Ntatinze uyu munsi ntagiye iburyo n'ibumoso, twarabasezeranyije amasengesho y'iminsi 21, amasengesho ya Daniel yo gusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkuko wabisomye kuri titre haravuga ngo imiborogo ya bamwe mu banyarwanda irimo irazamuka igera ku Mana. Si bose, niyo mpamvu twavuze bamwe mu banyarwanda, kuko hari abandi bishimiye imiborogo y'abandi, hari abandi bishimiye kubabara kw'abandi, hari abandi bishimiye agahinda k'abandi. Si bo mvuga, ndavuga ba bandi bababaye, babandi muri ibi bihe bari mu bihe bikomeye, bari mu bihe nkaho ejo hazaza batarimo kuhabona, nkaho ejo nta mutabazi barimo kubona, nkaho barimo kwibaza bati se Mana uri hehe? Abatwishima hejuru buri munsi baravuga bati ya Mana musenga irihe? Abo nibo mvuze imiborogo yabo irimo kuzamuka igera ku Mana. Si umwe, si babiri, si batanu, si 10, si 100, si ibihumbi 5, si ibihumbi 10, si ibihumbi 20. Ni benshi cyane, ni benshi cyane. Imiborogo yabo irimo kuzamuka igera ku Mana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva ibice ni 2, Kuva ibice 2 guhera ku murongo wa 22 kugeza kuri 25. No, guhera ku murongo wa 23 kugeza kuri 25. Ijambo ry'Imana riravuga mu mutwe uravuga ngo Abisirayeli batakira Imana irabumva. Aho ngaho Abisirayeli, kuraho Abisirayeli, kuraho abashyiraho abanyarwanda, kuraho Abisirayeli ushyireho abanyarwanda. Abanyarwanda batakira Imana, Imana irabumva. Mbega umugisha! Ni ukuvuga ko turataka Imana ikatwumva, imaze kumva ni ngombwa igomba gusubiza isengesho. Abanyarwanda batakira Imana, Imana irabumva. 23 aravuga ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga cyangwa se arapfa. Abisirayeli banihishwa n'uburetwa bakoreshwa barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kuzamuka kugera ku Mana. Uko gutaka nta kindi cyabibateye, ni ubuzima bukomeye bugoye bari barimo muri Egiputa. Bari bazi ko bazahakura ubuzima bwiza, ariko Yosefu na generation ye yose imaze gupfa. Abisirayeli Bibiri tubwira ngo himitswe undi mwami atigeze amenya Yosefu, atigeze amenya ubwami igihe cya Yosefu. Abakoresha uburetwa bukomeye cyane kubera ishyari gusa. Babonye Abisirayeli bazamuka, Abisirayeli bakomera, Abisirayeli babyara mu buryo bukomeye cyane. Ishyari riraza bati dukora ibishoboka kugira ngo aba bantu batazagera ku cyo bagomba kugeraho, ejo n'ejo bundi batazakomera ngo badusumbe. Babashyira mu buretwa bukomeye. Abangaba bagezaho barakubiswe, bararengana, bayobozwa igitugu gikomeye cyane. Igitondo kimwe bose bashyira hamwe baravuga bati ariko dufite Imana ya Isirayeli, Imana yaduhaye amasezerano menshi cyane. Imana nubwo twayihemukiye ntabwo irarangizanya natwe. Hari amasezerano ko tugomba gutaha mu gihugu cyacu. Noneho uyu munsi niba turimo guhura n'akaga kangana gutya, reka dutake, tuborogere Imana, Imana itwumve, isubize gusenga kwacu. Uko niko batatse kubera uburetwa bukomeye bwari bubariho, bahangayitse amanywa na nijoro, bari bari mu kaga, mu buzima bubi cyane. 24 Imana yumva umuniho, barasengaga baniha, batabaza Imana baniha, batabaza Imana baboroga. Mana urihe? Mana reba, Mana umva, Mana badukoreye ibi. Mana baraniha, barasenga, baraboroga, bariyiriza, bambara ibigunira, bisiga ivu. Imana
irumva. 24 ngo Imana yumva umuniho wabo. Nta kintu kiza nk'Imana iyo yumvise kuniha kwawe. Gusenga uniha ni ikintu gikora ku mutima w'Imana mu buryo budasanzwe. Yibuka isezerano ryayo. Imana yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu, na Isaka, na Yakobo. Imana iribuka. Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze. Uyu munsi naho ngaho tugarukira, kuko ibindi bizaza mu masengesho yacu iminsi 21. Ngo Imana imaze kumva icyambere yakoze, yararebye ireba mu gihugu cya Egiputa, inzu ku yindi, umudugudu ku wundi, intara ku yindi, akarere ku kandi. Imana irareba, ibona yumva gutaka, ibona Abanyisirayeli, ubwoko bwayo bunaniwe, burushye mu buryo bukomeye cyane. None Imana muri uko kureba igira agahinda kenshi, irababara cyane. Yibaza ni gute umwana w'umuntu ashobora kugera mu rwego rwo kubabaza mugenzi we bene ako kageni, kandi bose ari abava inyama n'amaraso, ari abafite inyama n'amaraso ari abafite inyama bakava amaraso nk'abandi. Imana birayicanga, ntiyumvishe ubugome bungana gutyo bushobora kugirirwa abandi bantu. Noneho abo bari Abanyegiputa babigirira Abisirayeli. Murumva ko ni ubwoko bumwe, ni igihugu kimwe cyagiriraga ubundi bwoko, cyagiriraga ikindi gihugu. Ariko ahangaha iwacu hari iminiho y'abantu irimo kubaho, ariko idatewe n'abanyamahanga, itewe na bene wacu. Ibi ni ibintu bikomeye bavandimwe. Ni ibintu umuntu w'Imana ashobora kumva mu buryo busanzwe, ariko n'umuntu udasenga ashobora kumva. Umuntu ufite umutima wa kimuntu ashobora kumva. Iyo umuntu ari umuntu atanasenga, umuturanyi we aboroga, ajya gutabara akareba icyabaye. Iyo atabikoze aba adafite ubumuntu. Iyo umuntu afite umutima w'ubumuntu, apana Imana, hasi ndimo kuvuga Imana, kuko ndimo kuvuga umuntu ufite umutima wa kimuntu, yaba ari umunyedini, yaba akijijwe, yaba ari umupagani, yaba araguza, yaba aterekera, ariko ufite umutima wa kimuntu. Mbere yo kuba umuntu, hari umutima wa kimuntu banza kugira. Iyo ufite umutima wa kimuntu nibwo ushobora kuba umuntu, ariko ufite umutima wa nyamaswa uba umuntu w'inyamaswa. Inyamaswa muntu, homme animal, Paulo niwe yabivuze neza, un homme animal, umuntu nyamaswa, niba ariko nabyita mu gifaransa babivuga neza cyane, un homme animal. Homme animal ni umuntu afite umutima, ariko muri we atari umutima wa kimuntu, ari umutima umeze nk'uw'inyamaswa. Bene uwo nguwo imibabaro y'abandi arishima. Iyo abona umuntu aboroga arishima bimuturutseho. Iyo abona umuntu ababaye aranezererwa. Ni ukuvuga ko umunezero we ni imibabaro y'abandi, ni agahinda k'abandi, ni akaga k'abandi. Abo bantu baruzuye kuri iyi si, ntibari mu Rwanda gusa, n'aha mu Bubiligi barahari, no mu Bufaransa barahari, muri Israel barahari, muri Amerika barahari, Afrika yose baruzuye, mu biri ibi bihugu byateye imbere baruzuye. Abo ni abantu bahaye imitima yabo Satani kugira ngo bene abo bantu bahinduke. Ni ubuntu bw'Imana gusa. Ni ukuvuga ko umubabaro w'abandi niwo munezero wabo. Iyo baburaye warishima, iyo bambaye ubusa warishima, iyo bunamye baboroga bataka kubera uburetwa by'ibintu babikoreje, bo bararyoherwa. Iyo barungurutse mu madirishya bakabona abantu bagendesha ibirenge, bambaye ubusa, baburaye, bajya ku isoko ntibinjire, bashaka guhaha ntibikunde, bo baranezererwa, bumva baryohewe. Abo bantu barahari hirya no hino ku isi. Niyo mpamvu bavandimwe, aya masengesho tugiye kuyafata kugira ngo Imana yumve imiborogo y'abo bantu benshi barimo kubaroroga batabaza Imana, kubera ko hari abandi bishimiye imibabaro yabo. Ntagiye kure, mu minsi ishize narababwiye iby'amasengesho
ariko kuva uwo munsi kugeza uyu munsi ibintu birihuse cyane mu buryo birenze gutekereza. Reka mbashyirireho amajwi y'abaturage. Abo baturage ntago bari mu bindi bihugu, bari iwacu mu ntara zitandukanye. Si amajwi y'abantu batoraguye kuri social media, kuko bamwe muri bo njyewe ubwanjye navuganye nabo kuri telefone. Hari abo byabayeho, hari abandi byabaye kuri bene wabo ba hafi. Abo ni bene wacu, ariko uyu munsi bararyama bakibaza niba buri buke, bwacya bakibaza niba buri bwire. Bari mu gihugu ntabwo ari impunzi, bafite uburenganzira bwo kubaho nk'abanyarwanda. Ariko hari abandi bakeya tutazi abo ari bo banezererewe n'uwo muborogo. Niyo mpamvu dutabaza tuvuga tuti Imana tabara, inzego zibishinzwe zitabare. Niba ubuyobozi butabizi bwo hejuru bubimenye ko ari uko bimeze, batabara abaturage, batabara abantu. Yesu ashimwe. Turi mu bihe bikomeye, ariko cyane cyane mu Kristo umwana w'Imana, umenye ko ibi bintu byose birimo kuguhiga, nk'uko maze iminsi mbivuga, birimo guhiga wowe kugira ngo uve mu byizerwa winjire muri izi system utakaze ubuntu Imana yagushyizeho. Abantu benshi baravuga ngo ibi bintu ntaho bihuriye n'ibi ngibi. Nzabibereka uburyo kibihuye kandi mu buryo bufatika. Abo babivuga nta mafe les effets zifatika batanga, nzabaha les effets zifatika yaho ibi bintu birimo guhurira. Ibi turimo, iyi politiki turimo ku isi, aho bihurira n'umwuka. Umunyabwenge azakanguka kuvuga buri munsi, turabizi tudashidikanya ko harabavayo umunsi ku wundi. Umva aya majwi, uyumva yakurikire n'ibirimo kubaho. Ibyo hatabaye gusenga no kwambaza Imana, hatabaye gutabaza iyo mu ijuru, bavandimwe, bishobora kuba bibi cyane. Ariko Imana ikunda abavandimwe, ikunda abanyarwanda, ikunda igihugu cyacu, izatabara. Irimo kumva, irimo kureba, ariko iminsi yo gutabara iri hafi kandi izatabara koko. Ntago tuzasenga ngo turangize iminsi 21 nta gisubizo tubabonye, ntibishoboka. Kitanabaye tuzongera dusenge, kitabaye twongere dusenge, kitabaye twongere dusenge, kuko nta muntu dusaba, nta nuwo dukangurira kwigaragambya ngo ari ikintu kitagenda cyangwa ikino. Amavi yacu azaturokora mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kurikira hanyuma umbwire. Rero turi Kayonza duteranye dusenga, twagiye tubona batugezeho, batubaza impamvu turi guterana. Turababwira, batubaza niba nta wikingije, basanga nta n'umwe. Hanyuma bamaze gusanga nta n'umwe, baratubaza impamvu zabyo, turabaganiriza, tubabwira byinshi. Abari baje harimo executive w'akagari, twabaganirije byinshi cyane. Ntekereza ko bumvishe byinshi, ndetse nyuma ye ahamagara n'abandi bayobozi, nabo baraza. Harimo abo ku murenge, nabo baraza, tubabwira ibindi byinshi. Umva, twarabahamirije pe. Gusa imvura iragwa, turaririmba, turasenga. Ibirahise bazana kwa Asiteri ya Kaminuza y'u Rwanda iratujyana. Baratuzengurukana batujyana mu mujyi wa Kayonza. Nimba barasangaga aho kudufungira huzuye simbizi, batugarurira Rukara batujyana ku murenge waho. Tugezeyo rero, batugejeyo, abapolisi babo baravuga ngo bagiye kuducumbikira. Baraducumbikira, turarama ijoro ryose twisengera. Bukeye mu gitondo nibwo twakomeje gusenga, ariko noneho mu masaha atangiye kwigira imbere, abayobozi baba baraje. Harimo ba meya w'akarere, ba visi meya, abaganga, bari benshi cyane. Batubwiye uburyo baje nyine basaba uburenganzira bwo kugira ngo yenda nitwanga baze kudukingira ku gahato, ariko bari biteze ko tuza kubyemera kubwo kubitwumvisha.
rero baje bahera mu bagore n'abakobwa aho bari bafungiwe bajya kubaganiriza, babaganiriza bose bari hamwe ntibumva, bakajya bakuramo umwe bakamuganiriza bagafata undi, abo bagiye bamarana isaha, ariko birangira abo bakobwa batabyemeye, ahubwo bababwira impamvu nyine ibatera gukora ibyo ngibyo, babereka umucyo w'Imana uyu munsi wa none ku bijyanye no kwikingiza. Abayobozi rero nibwo bahise bahamagara bati rwose aba bantu ni abafungamutwe, ntabwo twabashobora bafunze mu mutwe. Basabye polisi rero ko bari buze kutubabaza, ndetse bamwe mu batubwiye amakuru bari banabasabye ko badukubita, ariko polisi ntiyabyemera, yanga kudukubita. Gusa ntabwo twari tuzi ko bagiye kudukingira ku mbaraga, ko nicyo bakoze. Ikintu badukoreye rero ni iki: bagiye baza aho twari turi, muri iyo nzu twari turimo, twari twarayemo, baratubwira batumva rero mwabyanze, ko natwe bari batuganirije ngo none rero hagiye kujya hasohoka umwe, tugende tumuhe ibintu bye kuko bari babitubikiye, ubundi atahe. Batangira gusohoka, umwe umwe asohoka, umwe umwe asohoka. Ubwo nkagira ngo bari gutaha koko. Ubwo nasohokaga ndagenda, ngeze hanze ngo mbese ibikapu byanjye biri, ati ngwino hano tubiguhe. Nkinjiramo sanga bariteguye, polisi bariteguye, batinjira bagukingire, tereka reka ntabwo ndi bubyemere. Nkibyanga bahita bamfata amaboko, bahita bafungura ishati, bakuramo ikoti, bahita bantera urushinge, ndasohoka. Twese uko mwabibonye ku gihe, bariya bose badukingira ku mbaraga. Hari abo baciriye amashati, hari abo bakubise imigeri, mva byari bikomeye cyane. Tumaze gusohoka rero batese ntago mwemera aya makarita, tutireka reka ntago tuyemera. Turasohoka, ariko babarangije bose baraza baratubaza ngo ninde wemera ko twandika imyirondoro ye tukamuha ikarita. Turabasaba ngo muzane iyo nyandiko tubanze tuyisome. Tukiyisoma, amagambo ya mbere yabanzaga yavugaga ko umuntu ngo nemeye ku bushake kwikingiza, ngo kuko sobanukiwe ibyiza by'ibintu, nandi adahwanye nuko twebwe tubyemera, ku buryo twabonaga uramutse usinye ibyo bintu, kuko iyo nyandiko isoza usinya, ubwo waba wemeye ko wabifashe ku bushake, waba ubeshye, ubwo cyaba ari icyaha, waba ucumuye ku Uwiteka, kuko waba usinye ibintu utigeze wemera. Turabyanga, baratubwira ngo mutahe. Gusa n'ubundi imyirondoro yacu baba bayifite, ahari bazagenda bayandikaho simbizi, gusa nuko byagenze, byarangiye babidukoreye ku gahato. Gusa turakomeye, dukomejwe no hejuru, Imana iri kumwe natwe, kandi ibihe ni bibi cyane. Mureke dusenge pe muri iki gihe, ngo abantu bamenye ko bageramiwe n'ubugi bw'inkota, ngo nuko rero nibasenge. Dukeneye rero gusenga. Yesu mwiza abane namwe ndetse natwe. Murakoze cyane. Mwami wacu dukunda, uhabwe icyubahiro. Turi mu bihe bibi kandi biruhije, ariko tukwizeye nk'umunyabushobozi, umunyabubasha, uri hejuru ya byose. Ngaho muri iki gihe igaragaze nk'Imana, mu izina rya Yesu. Cyakoreye iwacu ku ruhuha, hari harimo abantu bari bamaze iminsi bafunze nabi, bashyika muri 80 muri ya gereza bita inzererezi, transit. ubwo rero mu minsi bari bamazemo, bambwiye ngo nazinganira n'umuvandimwe nyine wambaye amakuru ko abantu harimo abayamenye kundenza, bita mbaza abari bariyo, mpamagaye fone barayifata, numva ko nyine batashye, ariko ahitamo amakuru afatika niwe ibyababayeho, atari umufungugo rwose. ubwo rero muri 80 yambwiye ngo abapasiteri n'abakuru b'amatorero bagiyeyo, basaba leta kubabaha ngo babigishe, ngo bajyamo muri gereza barabigisha. Amasomo yabo ntiyafashe ubusa, yasohoyemo 20. Yashunguyemo 20. barasohora barabatera. Yego,
bo baratega neza rwose. Baratega rwose bati turabyumvise ntabwo twabyumvaga. Ubwo rero abandi basigaye yambwiraga ngo umenye nka 59 cyangwa se 60. Barabyanga ahubwo barahamya. Umva yambwiye ati niba habaho ibyigisha Imana yaduhaye yabiduhereyeyo. Bahamagara akarere baragahamiriza, bahamagara mu rwego rw'igihugu barabahamiriza, barangije bagumamo nyine. Ubwo ejo ku isabato nibwo bamanutse bariye Amavubi. Baraza rero bamaze kuza barabagoteramo, barangije babambika amapingu bati nta yindi mishyikirano, buri wese bakamwambika ipingu bagatura hasi. Ubundi uwo wambaye ipingu batuye hasi abantu 6 bakamutsikamira. Ubundi abaganga shango babajongeye bavuga ngo turabateye mu izina rya Yesu. Ubundi ngo hari imiborogo n'induru z'amarira y'abagore n'abakobwa, nawe urabyumva. Twebweho nuko iyo ntwaro tujya tutabaga cyane. Ubundi bahita babwira abanyururu bafungiwe ibyaha byabo bati mwebwe nimuririmbe cyane, mutere sauti yanyu irute sauti y'abataka. Sauti y'abanyururu barayizamura nyine ngo abaturage baturiye izo nkengero badahurura n'abahururaga bumvaga sauti y'amajwi atandukanye. Bivuga ngo babashyireho morale ku rwego rwo hejuru. Ubundi barabajumbagura nyine, nawe wumva wambaye amapingu utsikamira n'abantu 6. Rero rwose natangaye pe. Nuko barangije kubajumbagura rero bati nimuduhe imyirondoro, witwa ndutuye, za nimero ya telefone. Barababwira batumva nta mwirondoro wacu mushobora kubona kuko ntabwo dukingiwe. Mwakira amakarita tubakoreye, nta karita yanyu dufata, nta rukingo muduhaye, tuzarwanyira urukingo rw'uburozi bwanyu kugeza umwuka wanyu mudushizemo. Amen. Bambereye intwari rwose, intsinzi bayimanukanye. Nuko bararebana babura icyo babamarira, barabarekura nyine kugira ngo, urumva gereza yari imaze kujyamo abantu benshi kugira ngo natwe tuzabone aho tujya. Ariko rero hari umuvandimwe wari uri mu kiyobozi cyane, yahoze ari kumbwira ati umuyobozi yarampamagaye akagira inama zo kwishyiraho, akarangije arambwira ati ntube ibintu mwishyizemo. Ati mva umwanzuro nuko tuzabahiga no mu mwobo tukabakuramo, abo dufashe mu mezi 3 tuzabafunga, muzaba murangije izi nkingo. Undi aramusubiza ati izi nkingo zanyu zikorana n'ubushake kandi tuzarinda dupfa nta bushake bwacu mukingiye. Wow. Umva ari ubwo bari bafashwe n'abo mu kiyegikana, bari abo 6 babaga ari bande bavuga baboshe. N'abayobozi kuko baheraga ku muntu umwe, urumva babikoreye ku murenge baruhura. N'abayobozi n'abasirikare. Noneho umuganga nawe akajomba. Bafite akazi kabi gusa. Ariko hari umutante wanjye yarambwiye ati bamubwiye nyine bari kumuha amakuru yo ku Kibuye, bamubwira ku Kibuye ngo ejo bundi ku isabato bari kubwiriza. Urabona ntabwo abantu bakemerewe kwinjira batikingije. Hama n'ubu barabareka barinjira, kumbi ari abakuru b'itorero bagiranye nuze umugambi n'abayobozi. Barabareka abantu bose barinjira, baraza. Umubwiriza ari kubwiriza 5:00, twe tubyita gahunda ya 5:00 yo kuramya, nibwo baje batwara buri muntu wese udakingiye. Kandi umubwiriza arakomeza arabwiriza ibintu aho bitereye ubwoba, batwara abantu bajya kubakingira ku ngufu. Arambwira ngo birakaze cyane, nyine ambwira ibice byo ku Kibuye nyine bajya bamubwira ati kandi ntabwo ari Abadventiste gusa, harimo Abakatolike bo muri ibyo bice, ngo bo baraza akabatwara nijoro. Gahunda no ngo bafite gutwara abantu nijoro bakagenda bakabafunga, hama muri iryo joro nibwo barara babakingira. Harimo Abakatolike batabyemera, harimo abarokore batabyemera, harimo Abadeperi batabyemera, benshi barimo. Biteye ubwoba mu dusabire twari mu Rwanda,
imitima yahagaze Imana biteye ubwoba n'umushumba bagiye kujya baza mu ngo z'abantu mbese birakabije. Imana ni tutabare nyine kuduhagararaho. ya bavandimwe mwumvise ibyo nta handi birimo kubera mu gihugu cyacu. Ikibi runaka kiri mu gihugu ntabwo tugomba kwirengagiza ibyiza byahakorewe. Ibyiza ni byinshi cyane kandi turashima Imana ku bw'ubuyobozi Imana yashyizeho. U Rwanda rukaba rugeze ku bintu byinshi kuva muri 1994 kugeza uyu munsi. Tugeze ku bintu bikomeye cyane, byinshi cyane kandi byiza bihesha ishema abanyarwanda. Mwebwe wenda mutava mu Rwanda mushobora kuba mutabizi, ariko hano hanze iyo ugeze ufite pasiporo y'u Rwanda baguha icyubahiro kuruta ibihugu byinshi hafi ya byose byo muri Afurika. Nigeze kugera muri Nigeria, ngeze ku kibuga nerekana pasiporo yanjye ku kibuga cy'indege. Nerekanye pasiporo yanjye, umuntu wa immigration mbonye yahise areba pasiporo aravuga President Kagame, aransuhuza. How are you sir? Ndamwikiriza ndaseka cyane, avuga ati I'm proud of your country. Avuga amagambo menshi ashima umuyobozi mukuru, ashima u Rwanda n'ibiki byose. Cyaho neza cyane, tugenda tuganira, ndagenda meze neza cyane. Ndavuga ni wow, igihugu cyacu Imana igihe umugisha cyane. Nza kugera muri Chad, nabyo bingenderekera gutyo. Nerekanye pasiporo yanjye, ubona baranyishimiye cyane, umunyarwanda, bampa service vuba. Nza kugera muri Gabon. Ninjiye muri Gabon ho habaye ibitangaza. Nabaye muri Gabon, nari mfite ibyo nagomba kuhakorera, mpamara amezi 2. Muri ayo mezi 2 nagomba kuhava njye muri Côte d'Ivoire ngaruke muri Gabon. Ariko visa yanjye yari yo kwinjira rimwe, usohotse ibirangiye bigusaba kusaba iyindi. Nari maze kugira amaviza 2. Iyo yari ya gatatu nagomba gusaba ya Gabon. Noneho byari ngombwa ko njya muri Côte d'Ivoire kandi ngombwa ko ngaruka muri Gabon nkasoza ibyo nagomba gukora, hanyuma nkasubira mu Rwanda ne mu gikorwa kivuga butumwa kitoroshye kiza cyane hariya. Noneho ngarutse, mbere yo kugenda sinagomba gusohoka mu gihugu nta visa. Abanyakiriye bakora ibishoboka kugira ngo bansabire visa. Iminsi yo kugenda iragera nta visa ndabona, ariko ndavuga nti reka ngende. Bo barambwira ati genda nta kibazo, turakomeza dutegereze niba bayiduha, kuko visa ya Gabon icyo gihe yari imwe mu maviza agoranye cyane muri Afurika kuyibona. Fata indege njya muri Côte d'Ivoire, marayo iminsi 7. Umunsi wo gusubira muri Gabon visa yari itaraboneka. Bimbere ikibazo gikomeye, ndavuga se biragenda gute? Njya gufata indege Côte d'Ivoire kugira ngo ku kibuga cy'indege cya Abidjan cya Houphouët-Boigny kugira ngo nsubire muri Gabon. Kuri aeroport barambwira ngo ntago uri bwambuke kuko nta visa ufite igusubiza muri Gabon. Ndavuga nti twasabye, barareba pasiporo umunyarwanda, baravuga ati Kameme ko ari umunyarwanda buriya sava, ntago ari abantu b'amanyanga. Bandeka bati niba wizeye kuyibona hari genda. Ndagenda, ngeze ku kibuga cy'indege cya Gabon banyangira kwinjira. Nahageze nko saa 9 gutya saa 8 banyangira kwinjira. Ndanegosia biranga. Naraye ku kibuga cy'indege aho ngaho ntegereje ko visa iboneka. Abantu ba immigration barambwira nitaboneka turimo gushakira indege ufata akakanya usubire mu Rwanda. Aho nashikiye dutangira gupanga uburyo kibanzanira amavalize kuri aeroport. Nkomeza ariko nkavuga Mana, sindarangiza igikorwa nagomba gukora hano. Niba ari wowe kabisa ngomba kwinjira. Ndara ku kibuga buracya mu gitondo mu ntebe aho ngaho. Buracya mu gitondo. Noneho abandi basimbuye, abandi baraza barandeba, bite ukuri hano wenyine naraye hano ufite ikibazo cye? Ndabasobanurira, bareba passport y'u Rwanda, Kameme l'enfant de Kagame. No bati ngwino turagenda, bandabasobanurira ikibazo gihari. Barangije barambwira ngo no votre pays, ngo igihugu cyanyu vraiment muduhesha icyubahiro,
turabizi ntabwo ari manyanga buriya, reka dutegereje ko bari buyiguhe, ariko waraye hano none ufite aho utuye, ati genda ujye gukaraba, urye, uruhuke, uryame, uze ugaruke turebe ko yahageze, nibyanga ubwo turiga ikiri bukurikireho. Bandekuye gutyo kubera ko ndi umunyarwanda. Murumva ko ni ishema rikomeye kuba uri umunyarwanda muri iki gihe cya none. Ni byiza cyane, ni ukuvuga ko ibyiza twagezeho ntitugomba kubyirengagiza, nta nubwo tugomba kubishyira iruhande. Muri ibyo byiza noneho, amazu, amamodoka, indege n'ibiki byose ni byiza cyane, ariko umunsi Imana yabikoze tutazayiha umwanya wa mbere, ibyo twubaka byose ntacyo bizaba bimaze mu gihe bitubakiye ku Mana. Bibiliya iratubwira ngo uzibuke numara kurya ugahaga, ukubaka ugatura, ntuzibagirwe Imana yagufashije gukora ibyo bintu. Uyu munsi abanyarwanda benshi turimo kwibagirwa, ni nayo mpamvu Imana nayo ibabaye ku bwacu. Ntabwo ushobora kwicara ukumva mwene so wamubujije uburenganzira ku bw'impamvu za politiki yugarije isi, wumva uratuje uraryamye. Bashumba, abakozi b'Imana, muyoboye amatorero akomakomeye mu gihugu cyacu, ayo matorero ntavuga menshi cyane, yaba Pentecote, yaba Evangelike, yaba Kiliziya n'ibindi byose, bayobozi, mbere y'uko Imana ibaza abanyapolitiki ibizirimo kuba hariya n'ibishobora kuzahaba, ni mwebwe Imana izabibaza mbere, kuko mubitse ukuri mu mitima yanyu, ariko kubera inyungu z'iby'Imana yabahaye, y'iby'Imana yabagejejeho, y'ibintu mudashaka gutakaza, murimo kwemera kujya muri system, kujya muri ibi bintu byugarije isi, nubwo mubona ko koko ari ibintu bitari mu Imana, bitari mu Imana. Yego, haritwaza indwara, haritwaza ibintu runaka, ariko murabizi neza ko atari ko bimeze. Turasaba abavandimwe, turasaba abashumba, turasaba ubuyobozi, mutabare abo bane data, mutabare abo bavandimwe. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana yacu imanuke, Imana yacu iha uburenganzira umuntu wese nk'uko yabugenewe. Niba umuntu bamwigishije ibintu ntabyumve, ndakeka ko kuzirika, gukora ku ngufu n'ibiki atari byo bikenewe. Ibyo bimeze kimwe n'igihe Abisirayeli bari muri Egiputa, barimo kunihishwa n'iminiho y'abantu, barimo kubahatisha ibintu badashaka gukora, ariko bakabikora ku ngufu nta kundi. Birashoboka ko hari inzego zibikora, ariko izindi zo hejuru zitabizi. Nk'abana b'Imana, niki twakora? Ni ugusenga Imana. Niyo mpamvu dufashe iminsi 21 yo gusenga. Iyo minsi 21 izaba ari iminsi, ari ibyumweru bitatu. Icyumweru cya mbere tuzababwira ibyo dusengera. Icyumweru cya kabiri cyo ni icyumweru cya bucece. Kizaba ari icyumweru ntituzagaragara kuri social media, nta muntu uzavugana n'undi. Tuzaba turi ahantu buri umwe wese yihisha aho agomba kwihisha, yibumbiye aho agomba kwibumba, aniha atabaza Imana kubw'igihugu cyacu. Iyo minsi 7 tuzababwira uko bizaba bimera, ariko iyo minsi 7 ya kabiri, ni ukuvuga icyumweru cya kabiri, kizaba ari icyumweru cyo kuniha, kizaba ari icyumweru cyo kurira, kizaba ari icyumweru cyo kuboroga. Nta muntu w'iburyo bwawe cyangwa ibumoso bwawe azi icyo urimo gusengera. Rizaba ari ibanga ryawe n'Imana yawe. Yumve kuniha kwacu, imanuke ikora ibitangaza. Haleluya. Baba malayika 5 nababwiye ko bari positione mu gihugu cyacu, mu Iburasirazuba, indi Burengerazuba, umwe kurusi, undi Kasikazi, undi mu mujyi wa Kigali. Bazakora operation zikomeye muri icyo gihe, kandi Imana izagaragara nk'Imana, izakora ibitangaza n'ibimenyetso nk'Imana, tubirebesha n'amaso gutya. Iyi nda tugiye kuyima uburenganzira bwayo mu izina rya Yesu. Duhamagara Imana, Mana manuka mu gihugu cyacu. Bene data, iyi politiki iri mu rwego rw'isi, ariko ibihugu bikaze cyane muri ibi bintu, hari Israel, hari Ubufaransa, hari u Rwanda muri Afurika.
ni ibintu bikomeye, ariko nujya gusesengura mu buryo bw'umwuka hari ibintu birimo gukoreka abantu batabona batazi, ariko abarimo gusenga Imana irimo kubahishurira. Niki aba bayobozi b'isi bayobowe n'imbaraga z'umwijima barimo gushaka kuri ibyo bihugu, cyane cyane u Rwanda na Israel. Israel barayipange, byaranarangiye ko ariyo bashaka kugira kapitale y'isi. Ayo makuru niba utayazi ndayakubwiye, cukumbura. Aba Illuminati bayoboye isi, Nouvelle Ordre Mondiale barimo gushaka gushyiraho, bayirimo deja ariko bari muri phase finale yo kuyisoza. Kapitali yabo barimo guteganya kwizaba Yerusalemu. Afrika kapitali yabo barimo guteganya ko izabe wacu mu Rwanda. Murumva ko n'amateka, mwumve ko Israel n'u Rwanda uburyo kibihuje. Genocide. Diferansi nuko bariya bayikorewe n'abanyamahanga, ariko twebwe ni bene wacu. Haleluya. Mubyumve neza cyane, n'agahugu gato kangana n'u Rwanda presque. Twose ni uduhugu duto, ariko mu buryo bw'umwuka twahamagawe n'Imana mu buryo budasanzwe. U Rwanda dufite amasezerano akomeye yo guhindura isi ubuturo bw'Imana. Mbere yuko Yesu Kristo agaruka kuvuga ubutumwa bukomeye buzahagurutsa ibimuga, buzazura abapfuye, buzahindura inzego za leta mu bihugu bitandukanye, ariko kubigeraho birasaba kubira icyuya, birasaba gusenga cyane. Niyo mpamvu duterwa mu buryo bukomeye, kuko umwanzi amaze gushinga ijisho hariya. Uko yarishinje Israel niko amaze kurishinga aho ngaho, ariko ababibona ni umwe kwisha. Uyu munsi Kamanzi araba umusazi, Kamanzi aritwaye amazina yose, ariko hari umunsi muzavuga ngo Kamanzi yigeze kutubwira. Yesu yaraje cyangwa ataraza, hari umunsi umuntu azavuga ko hari umuntu wabivuze witwa Kamanzi. Haleluya. Iyo minsi 7 ya nyuma ikurikira yo gusenga, ni ukuvuga icyumweru cya gatatu, nacyo tuzababwira uko tuzaba dusenga. Turatangira tariki 7 kugeza tariki 28. Tuzababwira n'uburyo ki tuziyiriza, niki tuzarya, niki tutazarya, tuzababwira duhuje umutima, nkuko twari ibihumbi mu masengesho y'iminsi 3. Mu ya 21 tuzaba ibihumbi n'ibihumbi, miliyoni. Haleluya. Miliyoni 2, 3, 4 nta cyabibuza kuko abantu barakeneye Imana. N'aba bandi bari muri system suko babishaka, n'ukubera ko nta kundi. Turarya gute, turanywa gute, turiga gute, turambara gute, turakora gute, turavoyaja gute, reka tupfe kugenda. Suko bashaka. Umuntu wese arabibona, n'impumyi irabibona ko ibi bintu birimo tena. Haleluya. Imana ibaho umugisha abavandimwe bakundwa. Icyo twizeye ni kimwe, nuko Imana iri bwumve kandi iri busubiza amasengesho. Twitegure tariki 7, Imana ibaho umugisha, kandi dukomeze dusengere inzego z'ubuyobozi zose, dusengere abaturage bose, dusengere imitima ya bene data y'Abanyarwanda iri mu bwoba amanywa na nijoro. Ahantu haba ubwoba haba hariho imirindi y'umwanzi ya Satani. Igihugu cyangwa umuryango cyangwa ubuzima bwawe, iyo ubuzima bwawe buhora n'ubwoba, Satani aba ari mu mutima wawe. Iyo igihugu cyawe kiri mu bwoba amanywa na nijoro, Satani aba yicaye ku ntebe y'ubuyobozi bw'igihugu cyawe. Iyo ubwoba buri mu muryango wawe, mukabyukira mu bwoba, mukaryama mu bwoba, akantu kagakubita mukikanga, umwanzi Satani abari mu nzu yawe, abari mu buzima bwawe, abari mu gihugu cyawe. N'icyo ukora no gusenga, ukambara ibigunira, ukisiga ivu, asiga ugatabaza iyo mu ijuru. Imana iramanuka, iyo shitani ikayikuraho, umudendezo wawe ukagaruka, kandi mu mahoro, nta kibazo, nta kibi kibayeho. Yesu ashimwe. Haleluya. Dukomeze duharanire ikintu cyose kizatuma umuntu yongera kugira amahoro nk'ayasanzwe, atari yayandi isi itanga, ari amahoro atangwa n'Imana. Haleluya. Yesu abaho umugisha abavandimwe, nta kindi kizakiza uretse amasengesho.
amen. Abakristo nitudahagarara aho dukwiriye guhagarara, Imana izatubaza byinshi. Naraye numvise umukozi w'Imana umwe arimo kuvuga ati microchip, mwumvise ibihuha ko batangiye kudushyirashyira mu bihugu bitandukanye. Amakuru afatika, hari miliyari 1.8 1,800,000 microchip puce électronique, twatwuma bagiye gutera mu mibiri y'abantu. Turi tayari nkuko vaccine yinjiye lo ya mbere, donc umubare wa mbere w'amavaccine banyanyagiza mu bihugu byateye imbere, kwanza Afrika batangira kudutuvungukira, ni nako microchip ubu miliyari 1.8 1,800,000,000 ya microchip ziri standby, ziteguye gusa ifirimbi zite zimanuka mu bihugu bitandukanye batangire. Nabyo ntibizaba gusaba, byo bizaba itegeko rirenze urukingo, kuko ni faze ikurikiraho hahandi turimo kugana. Ziri tayari. Murabizi ko ntajya mbaha amakuru y'ibihuha, mumaze kubibona. Njya gutanga inkuru nacukumbuye, nasomye, ariko hejuru ya byose nasenze pe. Nkajya imbere y'Imana ngasenga, Imana ikambwira nayo nkamenya kuvuga. Ni ukuvuga aya makuru mbabwiye muverifi, miliyari 1.8 ziri tayari. Aho numvise umukozi w'Imana umwe uzwi cyane mu gihugu cyacu aravuga ati ngo ka microchip bazagupropoza batera ntuza, ngo bafata identite yawe, permis de conduire, passport yawe, visa y'iki carte, iki byose bakabishyira muri ako ka microchip, hanyuma bakakubwira ngo zana urutoki dutereho. Ni ibintu byoroshye guteraho, ngo ngiye numva nta kibazo gihari. Ibyo ntago bizaba ari bya antikristo, ngo uretse ko antikristo yigana n'ibiki. My God, navuze ni wow. Kandi benshi bazayoba, nuko bimeze. Benshi bazayoba bayobeshejwe n'abandi n'aya majwi twari tuzi ko akomeye. Iki ni igihe cyo kumva ijwi ryawe n'Imana yawe, kuko hari abakozi twari tuzi ko ari abakozi b'Imana bahagaze bafite amajwi akomeye ku isi. Abo umwanzi muri iyi minsi arimo kubikururira kubera impamvu nababwiye mbere, noneho akabahindura ijwi rijyana abakristu badahagaze, abakristu batarimo gusoma ijambo ry'Imana, abakristu barimo kwiringira abashumba kuruta kwiringira Yesu, biringira amatorero kuruta kwiringira Yesu, bakabajyana muri izi system mu izina rya Yesu n'amaverse biblique n'imirongo miremire. Ibyo biriho, ariko muvandimwe wowe wasenze Imana ikakwereka, wowe ugifite umutima ushidikanya, umaze no kwinjira muri ibi, garukiraho, ongera usenge, vana amaso ku bantu, kuko abo ngabo urimo kureba ayo maso abo hanze amaso nibo bazakuyobora muri izi gahunda utabizi, utanabyiteguye. Yesu ashimwe. Solution imwe gusa ni ukutinjira. Uwo nubwo byagusaba iki, nubwo byagusaba gutanga umubiri wawe akawukwambura, nta kwinjira niwo muti. Ariko kwinjira mugende urunguruke, uzagwayo utabizi. Yesu abaha umugisha. Gahunda ni tariki 7 muri iyi minsi, turagenda tubiganiraho, tubaha amatangazo, tuzabibabwira. Kandi ndasaba umuntu wese uzi ibintu bya tekinike, murabizi ko ubushize byaratugoye, uzi ibintu by'amazoom, by'amaki byose, uburyo ki dushobora gukonekta umubare munini w'abantu, ko ubushize byaratugoye kubera bari benshi cyane pe. Ama message nafunguye gutya nkabona 990 z'ama message z'abantu. Mu gitondo nafungura 1000 zirenga. Bari benshi mudashobora kumva, birenze urugero. Biraturenga. Noneho niba hari abantu bazi ibyo bintu neza, mutwandikire kugira ngo duhuze ubumenyi n'ubushobozi. Tariki 7 tuzabe turi tayari ko isi yose izabiri connecte mu izina rya Yesu. Niba utarakizwa muvandimwe, uyu ni umwanya wo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ushobora kuba urushye, unaniwe, nawe wibaza ibi bintu biragana he? Barantwara ntashaka, bakanyinjiza hano ndashaka, bakanzamura ndashaka, bakanterura ndashaka, biragana he?
urabyibaza, ufite ibibazo byinshi, ufite kubura amahoro muri wowe, biragana ikuzimu. Nta handi turimo kujya, turimo kujya mu bwami bumwe bwa Antikristo, turimo kujya muri agenda 2030. Isi ifite agenda 2030, itorero corps du Christ dufitiye agenda yo kubwira abantu ngo mwitonde, erega musenge, ntimugire ubwoba, musenge, ibi byose Imana ifite control. Bakakubwira nta musirikare muvandimwe witegura intambara yashitse, uwo ntabwo ari umusirikare, uwo ni pirate y'abasirikare. Umusirikare nyamusirikare mu gihe cy'amahoro nibwo ategura intambara. Haleluya! Mu gihe cy'amahoro nibwo arundanya ibikoresho. Ibi bihugu byose bafite amasitoke y'imbunda, ibisasu bya kirimbuzi, biki byose barabibitse, kandi ari amahoro masa. Biteguye iki? Ko ari umunsi intambara ishobora kuza bakarasa. None umukristo we ngo azabyuka ari uko byahageze. Iki ni cyo gihe cyo kwitegura ibihe bibi bikomeye biri imbere. Nubitegereza ngo bigusange, uzasaya ntawe ugusayura. Iki ni cyo gihe amatara cyaka, izuba rikiva, ariko ejo umwijima ushobora kwinjira, izuba rikabura, amatara akazima, ntubashe gukora ibyo agakoze izuba rihari. Kiranuka hakiri ku manywa. Urimo kwanga kwinjira muri iyi system, ukaba mu byaha nawe ushatse injiramo, kuko ntago uzabishobora. Ntibishoboka. Uracyabeshya, urakiba, uracyasambana, uracyaterekera, uracyajya mu bapfumu, uracyari muri kamere gutukana, ishyari n'inari. Hanyuma ngo wanze vaccine, wanze kwinjira muri izi system, bongo, ntago uzabishobora. Uzagwa bitaranakomera. Umuti kugira ngo Imana igukingire nyo kugukingira by'ukuri bizagushoboza, anga icyaha n'igisa nacyo. Haranira ikintu cyose gishobora gutuma ukiranuka muri duke no muri binini. Ubwo uzambara imbaraga z'Imana. Imbere y'urupfu uzaririmba ngo ngende umukristo. Nubwo ibyanjye byose byabura, ndi umukristo. Nubwo bagushyira inkota hano uzavuga uti ndi umukristo, bagutunga imbunda uzavuga uti ndi umukristo, bakwinjize mu rwobo uzavuga ngo ndi umukristo, bagukingirana ahantu icyumweru utarya utanywa uzamura amaririmbo, indirimbo z'amazamuko, gereza yose yumirwe, umwuka wera amanukemo, uzavuga uti ndi umukristo. Ariko ibyaha ngo nanze system, uribeshya cyane. Nibikomera uzabandona, kuko nta mbaraga z'umwuka wera zizaba zikurimo. Akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Usubiremo uvuga uti mwami Yesu, ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Nciye bugufi imbere yawe, ndi umunyabyaha. Umbabarire gukiranirwa kose. Unkureho ibyaha, umbabarire. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi mbe mu bana bawe mu izina rya Yesu. Amen. Mana ndagushima kubw'uyu mwanya mwiza uhumugisha umuntu wese wakurikiye ubu butumwa, yaba umuyobozi, yaba umuturage. Iki ni igihe Abanyarwanda tugiye kuzamura amajwi tugusenga kubw'abo bavandimwe bababaye, baniha, bataka, baboroga, bajyana mu gahato kandi batabishaka. Kora ibitangaza n'ibikomeye Yesu, umanura imbaraga zawe n'ubuntu bwawe mu gihugu cyawe, kugira ngo Mana ibyo wakivuzeho bisohore mu izina rya Yesu. Turagushima, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda cyane mu izina rya Yesu Kristo. Amen. aherutse kunsura.